hari utubranche twaje nkunda gushyira ku makote n'urugero nk'aka ngaka nkashyira umuntu ari kugenda mu muhanda ishati irasamye ikanzu irasamye kaza neza ku gicumbi cy'ubwiza niba umushyashya hano nge nitwa Cyusa Edouce niba ukunda kwambara neza niba ukunda gusa neza niba ukunda gukorera amafaranga guys ndagushishikariza gukora subscribe wanze ugakanda kuri ako kazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Ikindi ntabwo nagomba gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye usharinga video zanjye mu like mu comment Imana yamishije ikomere umugisha. Nizere ko mumeze neza rero nanjye meze neza nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire uyu mwaka muzawurye ntuzaba rye. Guys rero umva uyu mwaka tugomba kuba class tugomba gusa neza tugomba gukorera amafaranga yacu umva twangiza tukajya hari umwaka wa kurya ayo twakoreye. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku tuntu tugomba guhindura ku bintu tugomba mbese tugomba gukosora mu myambarire yacu kugira ngo turusheho gusa neza. Nkuko mpora mbivuga buriya umuntu wakuba neza nta nubwo yamenya ibyawe ababona usa neza nyine tugomeza tubacanganye ikintu umuntu ajya kubona usa neza umuntu ajya kubona gifite ubundi asigara abaza bagenzi bawe bavuga ati se uriya muntu asigaye akorera ese uriya muntu amafaranga yayakuye. Nicyo kintu nshaka ko tuganiraho muri aka kanya. Hari utuntu na tumwe tugenda tugira tukabona nyine nkanjye wambika abantu habona turabangamye umuntu akaza kundeba yambaye ikanzu hano harasamye yambaye ishati itamukwira yambaye mbese ugasanga yambaye ibintu by'umuntu uteye nka rectangle kandi agomba kuba yambaye ibintu biteye nk'umuntu wa over. Icyo kintu nshaka ko tuganira muri aka kanya. Hari udukosa nyine tugenda tukora nyine nanjye ubwanjye nakubona nkabona urabangamye ukabona nk'umuntu yambaye ipantaro y'icupa yakubiseho high heels yagiye gushyiraho varese basanga yashyizeho jumper yambaye na high heels. Utwo dukosa rero dutuma tugaragara nk'abantu bari cheap kandi tuba twakoze iyo bwabaga kugira twambare neza twakoze iyo bwabaga kugira ngo duse neza ugasanga agakosa kamwe cyangwa tubiri turakwiciye. Ikosa rya mbere rero ngomba kubwira abadamu cyangwa ngomba kubwira igitsina gore ni abantu bambara imyenda ifunguye hano imbere ugasanga umuntu yambaye nk'agakanzu cyangwa yambaye agashati ugasanga kameze gutya nyine ari kugenda mu muhanda ishati imeze gutya. Iryo ni ikosa ugomba kugira ute iryo ni ikosa ugomba gukosora. Ikintu ugomba gukora rero ni ikintu rero ugomba gukora ni iki hari utubranche twaje nkunda gushyira ku makote n'urugero nk'aka ngaka nkashyira ku ikote cyangwa nkabona agashyira ku ishati ukabona bisa neza nyine aho kubundi reka bite nanagakubita urabona birimo bisa neza. Murabona bidasa neza ukabona noneho wa mudamu wambaye akanzu imeze gutya kugenda yasama hano mu pesu ushaka gushyiraho akabronche. Usibye gushyiraho kino kinini cyanjye kuko hari udutoya tugiye dutandukanye twaba twa Gucci twaba twa Chanel twaba twa Louis Vuitton ukaba wagashyira hano ku ikanzu yawe hahandi hasamye ukaba wahahisha. Guys icyo kintu abantu mugikora mugikosore pe. Basanga umuntu ari kugenda mu muhanda ishati irasamye ikanzu irasamye umva icyo kintu ntabwo ari ikintu cy'umusirimu. Ako kantu ugakosora ushaka kugura akabronche cyangwa ukahafatanya. Ahubwo cyane nabonye abantu barabimenye nabo basigaye bashyiraho utuntu tw'utubronche. Ikindi kintu cya kabiri nshaka ko tukosora ni abantu bambara amapantaro y'uduce ugasanga umuntu yambaye ipantaro igeze hano yambaye inkweto za high heels. Nimba ushaka kwambara neza uramutse wambaye ipantaro umva gerageza ugura amapantaro atagaragaza tuno tugomba mbari twahangaha tuno ahangaha ku maguru. Gerageza ushaka ipantaro iduhishe nibyo bari byiza. Ipantaro z'uduce rwose wapi babantu bakunda amapantakuru haba hari pantakuru hakaba hari ipantaro ndende. Rero hari umuntu usanga ntiyambaye pantakuru ntiyambaye n'ipantaro ndende. Ndagenda mbereka utwo dukosa tugomba dukosora muri uyu mwaka tukarushaho kwambara tugasa neza. Sinzongere guhura n'umuntu
yambaye ipantaro ngufi, atari pantakura, atari n'ipantaro ndende, nta pantaro ya moyenne ibamo pe, nta pantaro ya petite ibaho nta pantaro ya petite ibaho, nk'uko murimo muragira ute murabibona kuri zino example ndimo ndagenda mbaha. Akandi kantu rero tugomba gukosora guys, ikintu bita isuti. Ugasanga umuntu yambaye ikanzu y'agashumi, yambaye agasengeri k'agashumi, isuti iri kugenda igaragara hano inyuma. Hari ukuntu umuntu asobekeranya isutiye, twatushumi ntitugire ute ntitugaragara. Ukuntu bigenza, ufata akaboko k'isutiye kamwe ukakambara hano, akandi ukakazana gutya, isutiye warangiza ukayifungira inyuma. Icyo gihe iyo ugiye kwambara ibintu birangaye hano hejuru, twadushumi tw'isutiye twawe ntago tugaragara. Guys, sinzongere kubona umuntu agenda mu nzira ureba Cyusa Edouce yambaye ikintu gituma isutiye yiwe igaragara hano. Ushobora kwambaye ikanzu y'agashumi, agashumi kakaba kapfuka isuti, ariko ibaze umuntu yambaye agashumi kageza aha, isuti iri hano. Rwose icyo ni ikintu tugomba gukosora, kikava mu mitwe yacu, tukamenya ko ari ikintu kikosa, ikintu bita isuti. Umva noneho ikintu nyamukuru cy'ingenzi, kumenya body shape yawe. Hari umukiriya njyana nakira akaza, umva ngenda ashaka ikanzu ya droite, kandi ikanzu ya droite yambarwa n'abantu bateye neza, yambarwa n'umuntu wiyizeye mbese muri rusange. Umuntu wiyizeye mu myambarire, mu miterere, niwe ugomba kwambara ikanzu ya droite. Ni nawe umva umuntu uteye neza buriya si ushaka kumana ikanzu itaratse ngo azayambare, ntibibaho. Wagira ngo wabaze ibintu bibabera, ariko wowe uzi ko utiyizeye mu miterere yawe, gerageza iyi miterere yawe uyihishe. Njyewe rwose si ukubabeshya, si no kwirarira. Yuje ukambwira ati ndashaka ikanzu ya droite, mbona ukuntu uteye, mpita nicarira pe, nkakubwira ko bitari buvemo ikanzu ya droite atari yawe, ugomba kwambara ikanzu itaratse. Guys, mureka ko kantu tugakosora. Niba mushaka ko nzababwira, nzongera nkabibutsa cyangwa nkabisesengura neza, nkaza nkabibabwira imiterere ya buri muntu n'imyenda agomba kwambara, mu byandike muri comment, mbimenye mvuge ati noneho reka nkore ubucukumbuzi bwimbitse, ngende nshaka imyenda ya buri muntu agomba kwambara. Ese umuntu ufite mu nda hanini, ahandi haringaniye, agomba kwambara iki? Ese umuntu ungana ahantu hose agomba kwambara iki? Haba ikanzu, haba ishati, haba ijipo, haba ikabutura, ikintu icyo ari cyo cyose mubyandike muri comment, kugira ngo utu dukosa tutazongera kubagaragaraho. Guys, dukeneye kwambara neza, tugasa neza, tukaba nyine ku buryo umuntu azajya kubona mu nzira akavuga ati agatera vi, urumva mutanavuganye. Kandi ikintu iyo wahinduye imyambarire, umuntu wari wese arabimenya. Ariko uzi kubona umuntu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu yambara nabi, umwaka ugashira yambara nabi, imyaka 3 yambara nabi, mana yanjye, iki kintu kirambabaza pe, kirambabaza. Nimba ari ikintu nsigaye nitaho muri iyi minsi, ni ikintu bita imyambarire. N'ubu ngubu rwose ngira ngo sinzi abantu umva, ujya kubona ukabona umva Cyusa wambabari ukanyambika neza, umva ko abantu bose bateye imbere baba bashaka kwambara neza. Mugomba kwigira ute, kwirinda. Umuntu wambaye ugasanga umuntu yambaye ishati, yambaye umupira, yatebeje mu ipantaro, ya shati yabyimbye inyuma ku kibuno, wa mupira wabyimbye inyuma ku kibuno. Icyo kintu rero tugomba kugikosora, icyo kintu tugomba kukihana. Hari ukuntu utebeza, noneho ugasanga aho ishati yizigiyemo imbere, warangiza ukabona kugira ute, ukabona kurenzaho ipantaro yawe. Sinzongeye guhura n'umuntu ureba Cyusa, sinzongere guhura n'umuntu w'umusirimu wambaye imyenda yatebeje, ugasanga imyenda iri kubyimba inyuma, imyenda iri kubyimba mo imbere. Guys, icyo ntabwo ari ikintu cy'umuntu w'umusirimu. Tugomba kuba class. Ikindi kintu nshaka ko tukosora, nshaka ko tugira ute, ni ikintu kijyanye no ku makote. Amakote murabizi niyo maraye muri iyi minsi, ariko buriya ikote ni umwambaro, buriya ikote mirisirima aho biva hose bikagera. Umugabo wambaye ikote, umuhungu wambaye ikote, umukobwa wambaye ikote, byanga bikunda ubona asa neza. Yaba niba ibindi yaba yabyise,
yabyishe ariko ubona asa neza. Ikote rero, ikote muri iki gihe ikintu kigezweho ni uguhina ikote kwa kundi mubona aho ndakurihira. Nta muntu cyambara ikote ngo arimanure ngo rigeze gutya wapi. Kandi ikindi ikote ryawe riha agaciro. Bronche gurangaye koko bronche guri 3,500 kwitarenze 5,000. Kodomeka haka bronche hano ku ruhande ubundi ikote ryawe riha agaciro. Ndagenda mbaho amafoto y'amakote nagiye nambara ngashyiraho amabronche agabona bisa neza, nkabona mbese nanjye ubwanjye ikote ryanjye ryahinduye iki, ryahinduye agaciro. Guys, umva n'utuntu tugomba gukosora mu myambaro yacu kugira ngo turusheho gusa neza, kugira ngo turusheho kwambara neza ibintu bijyanye na taye yacu, kujyanisha amabara. Ugasanga umuntu yakubifashe ibara ry'umuhondo, yakubiseho ibara ry'ubururu, yakubiseho ibara guys, umva niba mushaka ikintu kijyanye na fashion mubyandike muri comment, ngiye mbakubite amasomo, mbakubite ikintu cyitwa fashion, ku buryo nawe ubwawe uzajya wireba ubona imyambarire yawe yarahindutse, ubona ikintu cyacyo cyose kuri wowe cyarahindutse. Guys, nutwo tuntu nababwiraga, utuntu tw'imyambarire tudukosore, ku mapantaro amajipo make. Nimba wambaye ijipo ndende making ashoka ari ndende, nimba wambaye ijipo ngufi making ashoka ari ngufi. Ikindi ugasanga umuntu yambaye hano hejuru no hasi yambaye ubusa. Nimba hasi wambaye ikintu kigufi, gerageza hejuru wambaye. Nimba hejuru wambaye off shoulders cyangwa mukono moja, gerageza hasi wambare. Guys, umva mureke tubikosore. Ndabakunda cyane rero. Iyi munsi ni video ya fashion nifuzaga ko mbabwiraho, kuko nari natanze igitekerezo ndabati mutore ibintu mushaka ko nzabakoreraho kugira ngo tuzarusheho gusa neza. Nimba utaratoye rero uharacikamwe, buri umva postinga kuri Cyusa Edouce utuntu nshaka ko nyine udutopic mfite, mwebwe mukitiramo ibyo muhisemo n'ibyo nkora. Izi nizo video ebyiri rero mwahisemo kandi abisi ko muzi zibaryohera, ziri bunabigisha. Mukomeze musharinge video zanjye, mu likinge, mu comment ibintu mushaka ko nzabakorera. Muzembaho imyenda, amashati meza, amakanzu meza, amapantaro meza, byose mbese muri rusange n'amakote meza. Nkorera muri Tropical Plaza mu nyubako imbere, iyo nyubako iri imbere ya Tedemi. Ushaka kumamagara cyangwa ukinjira mu muryango wa 21. Guys, ndabakunda. Mugende mufollowing kuri Instagram yanjye ni Cyusa Edouce. Niba ushaka kwinjira muri group ya WhatsApp, muri description harimo link, wayikanda ukahita winjira muri group. Tugeze kure duhiga, tugeze kure dusurana, kuko turashaka kubaka community nini cyane y'abantu bakunda Cyusa Edouce. Tukajya dusura business zacu muri rusange, tukaba twagera ahantu ukorera tukakubwira ati hano harabura iki ngiki kihashyira, hano harabura iki kihashyira, iki gikuremo iki cyongeremo. Kuko muri uyu mwaka twavuze ko tugomba gukorera amafaranga, umwaka warangira tukazajya kurya amafaranga twakoreye, twarana savinze, twaragize ku bintu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane rero, mureke tuzabure muri video itaha. Bye.